waba uri mu ntambara, waba uri mu bibazo, waba uri mu gahinda gakabije, ese uwiteka imana yagukura aho hantu urabyizeye? Ese uwiteka imana yagukura muri iyo ngoyi y'ibyago, yagukura muri iyo ngoyi y'uburwayi, yagukura muri iyo ngoyi y'agahinda, yagukura muri iyo ngoyi yo kwangwa? Ese uwiteka urabyizeye ko yabikora? Aha Dawidi yaravuze ngo uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba, agutabare ku munsi w'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Hari abantu baba mu buzima bugoranye, hari abantu baba mu buzima buruhanyije, hari abantu bari mu buzima bumeze nka gereza. Ukaba waratawe n'imiryango, ukaba waratawe n'inshuti, uri wenyine, urarushye, mu mutima wawe urananiwe, ariko uwiteka imana, ijambo rye riravuze ngo uwiteka agushyire hejuru. Nongeye kubasuhuza bakunzi bacu ba Elayono Mountain TV. Uwiteka imana abaha umugisha aho muri mu mpande enye zose z'isi. Ndabasuhuje, ndabaramukije, abari muri Amerika, abari burengerazuba bwose bw'isi, abari mu majyaruguru y'isi, i Burayi, abari iburasirazuba muri Aziya, aho hose ndabaramukije mwebwe mudukurikira, kandi ndabashimira ko mudukurikira mutwumva. Uwiteka imana abaha umugisha. Njye muvugana nawe ni Evangeliste Rusasira Emmanuel, nkaba nje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye, ariko ni ijambo ry'Imana rimanutse aka kanya. Uwiteka imana abahereze kuruhuka, cyangwa se abahereze umutima wo kumva Imana muri mwebwe. Uwiteka imana abagirire neza kuri uyu munsi, cyangwa se Uwiteka imana abahereze icyatuma muruhuka. Nta kindi cyatuma uruhuka imihati y'isi, nta kindi cyatuma uruhuka ubuzima bw'isi, ni ukuguhereza igisubizo cy'ibibazo ufite. Kadusome rero muri Bibiliya, aho Zaburi ya 20 twumve icyo havuga. Haravuga ngo, Zaburi ya 20 umurongo wa 2, haravuga ngo uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Uwiteka imana, iri ni ijambo riboneka muri Zaburi aho dusomye, ariko riravuga ku buzima bwa muntu. Waba uri mu ntambara, waba uri mu bibazo, waba uri mu gahinda gakabije, ese uwiteka imana yagukura aho hantu urabyizeye? Ese uwiteka imana yagukura muri iyo ngoyi y'ibyago, yagukura muri iyo ngoyi y'uburwayi, yagukura muri iyo ngoyi y'agahinda, yagukura muri iyo ngoyi yo kwangwa? Ese uwiteka urabyizeye ko yabikora? Aha Dawidi yaravuze ngo uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba, agutabare ku munsi w'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Hari abantu baba mu buzima bugoranye, hari abantu baba mu buzima buruhanyije, hari abantu bari mu buzima bumeze nka gereza. Ukaba waratawe n'imiryango, ukaba waratawe n'inshuti, uri wenyine, urarushye, mu mutima wawe urananiwe, ariko uwiteka imana, ijambo rye riravuze ngo uwiteka agushyire hejuru. Njye nkwifurije iri jambo rivuga ngo uwiteka agukure mu byago byawe, agukure mu makuba yawe. Ndavuze ngo uwiteka akumvire ku munsi w'ibyago, ku munsi w'amakuba, ku munsi w'amakuba yawe. Uyu munsi mu makuba ufite, uwiteka ayakureho, uwiteka ayahindure ubusa, ahubwo akuremeremo inzira y'agakiza, akuremeremo igisubizo cyiza, akuremeremo gutabarwa, akuremeremo amahirwe y'ubuzima, aguhuze n'umuntu ukomeye, aguhuze n'amafaranga. Hari benshi bari kwa muganga babuze ubwishyu, hari benshi bari kwa muganga babuze uko bagira, ariko uwiteka imana agutabare, uwiteka imana agutabare. Ijambo ry'uyu munsi riravuze ngo uwiteka imana agukure mu maboko y'ibibazo bigufashe,
mu maboko y'abakurenganya, mu maboko y'abakwanga, mu maboko y'abaguhiga. Haleluya! Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Igihe kimwe umuntu wo bita Yobu yahuye n'ibibazo, ararwara, araremba, abura abana be, abura ibintu bye. Yari ari mu makuba, nshuti yanjye, yari ari mu byago, yari ari mu makuba, ndetse iyo minsi ayimaramo igihe. Sinshaka kumenya wowe igihe umaze muri iyo minsi yawe nawe yo kubabara, nawe y'ibibazo. Ntabwo nshaka kumenya ngo ni iyihe, ntabwo nshaka kumenya nimba ari amezi, sinshaka kumenya nimba ari umwaka, ariko Uwiteka aguhindura amateka guhera nonaha, agukure mu byago, agukure mu bibazo urimo, wicayemo. Ibyo bibazo byose abihindura ubusa, abihindura ubusa. Ndibuka umubyeyi wari umaze imyaka 12 ava ari imugongo, niko ikinyarwanda kivuga, ariko umunsi yabonanye na Yesu, oh haleluya, yamushyize hejuru, yamurutishije abandi bose. Yari agiye kujya kureba umutware w'urusengero Yayiro, yari agiye kumureba ngo agiye kureba umwana we, ahita bisubika, abanza akemura ikibazo cy'uwo mugore. Umugore yamufashe ku ncunda z'imyenda kuva birakama. Nawe uyu munsi uburwayi bwawe buhagarare, nawe uyu munsi ibibazo byawe urimo bihagarare, kwangwa n'imiryango bihagarare, utangire gukundwa nayo. Icyo cyangiro kikwambaye kikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo yaduhaye ububasha bwo kwirukana, bwo guhagarika, bwo gufunga muri iyi si, bwo kuzirika, ngo ibyo tuzazirika mu isi ndetse no mu ijuru ngo bizaba biziritse. Ibyo tuzahambura mu isi hano no mu ijuru bizaba bihambuwe. Ndaguhambuye mu izina rya Yesu Kristo. Nguhambuye muri iyo ngoyi y'agahinda, nguhambuye muri iyo ngoyi yo kwa muganga, nguhambuye muri iyo ngoyi y'icyangiro uriho, nguhambuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rirongera riravuze ngo Uwiteka Imana kumvire uyu munsi w'amakuba yawe, Uwiteka Imana kumvire uyu munsi w'ibyago byawe. Uwiteka Imana agushyire hejuru, agusumbisha amahanga, agusumbisha isi, agusumbisha abakwanga. Uwiteka Imana aje kugutabara, nshuti yanjye, humura. Uwiteka Imana aje kugutabara, Uwiteka Imana aje gukuraho ibyakunaniye, gukuraho ibyananiye umuryango wawe, gukuraho ibyananiye abantu bose bakugezeho birabananira, bavuga ko batabishoboye. Abaje kukureba, abaje kugusura bavuga ko batabishoboye. Inshuti za Yobu zazaga kumusura zikabura icyo zikora, zikamureba gusa. Nta kindi zaribazaga ziti, nta kindi waba waratutse Imana. Nta wundi umuntu umeze gutya ni umuntu watutse Imana. Nta kindi kintu bari gukora, ni ukuvuga ayo magambo. Ariko Uwiteka Imana uyu munsi agukure ku munsi w'ibyago, agukuremo ku munsi w'amakuba, agushyire hejuru. Haleluya! Uwiteka Imana akugirire neza, Uwiteka Imana akugirire neza. Ese twaba tugeze aha ngaha utarakora subscribe? Kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ukurikirana amagambo y'ineza. Kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye wumva ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana akomeze kugushyigikira. Ese umwana warakunaniye? Humura, Uwiteka Imana aje kugushyigikira. Ese umugabo wawe warakunaniye? Humura, Uwiteka Imana aje kugufasha, aje kugukuraho icyo kigeragezo. Umugabo wawe agiye kumutunganya, umugore wawe Imana yamutunganyije. Humura. Ese umugabo yaragutaye? Humura, aragarutse. Ese umugore yaragutaye? Humura, aragarutse. Inshuti yanjye, ubuzima bwawe bwongeye bubaye bushya, bwongeye bubaye bushya. Ngo Uwiteka Imana kumvire ku munsi w'amakuba, agushyire hejuru. Haleluya, haleluya. Uwiteka Imana nakomeze kugira neza. Uwiteka Imana kuko yakumenye izina ngakugiriye neza, kuko yamenye kumwubaha, yamenye kumukunda. Oh haleluya. Ibyago byawe Imana irabizi, ariko ije kubikemura uyu munsi wa none, ije kubikemura uyu munsi wa none. Twandikire utubwire ko hari icyo Imana ikoze, twandikire utubwire ko hari icyo Imana yagushubije. Andika muri commentaire utubwire icyo wifuza twasengera, utubwire icyifuzo cyawe.
cyanze gukemuka tugisengere. Uwiteka Imana adufashirize hamwe kugira gute, kukuzanira amahoro cyangwa se kuzanira amahoro isi, kuko Uwiteka Imana yaradutumye ngo tugende turuhure ababoshye, tugende turuhure abarushye. Haleluya. Tubabwire amagambo aruhura, tubabwire amagambo y'ineza, ya yandi abohora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. So rero iyi ni Elayon Mountain TV. Njyewe ndi Rusasira Emmanuel, ndi umuvugabutumwa bwa Yesu Kristo. Inkuru nziza Yesu Kristo turayivuga, tukavuga, turanahanura y'Uwiteka Imana abitubwiye nk'uko duhanuye aya magambo n'ay'ubuhanuzi. So rero dukurikirane, kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu, kanda subscribe, ukande share, ikindi ukande like, kugira ngo kino kiganiro kigere ku bantu benshi. Uwiteka Imana duhana umugisha. Ngaho Uwiteka Imana abane namwe, Uwiteka Imana abakomereza amaboko, Uwiteka Imana abagire neza. Akadusenga. Data Nyiringabo, Data Nyiribihe, turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye kuri Imana Nyiribihe. Tugushimiye ko buri mwe wese wumvishe kino kiganiro, wumvishe buno buhanuzi, wumvishe icyo uvuze ko agiye guhura n'igitangaza cye, kumugiriye neza. Abari kwa muganga, abarwayi bose bakize, Mwami, abahuye n'ibibazo bose, mwa Imana kubahuye. Urakoze Nyiringabo, urakoze Data. Tuzi neza yuko tuzagaruka ahangaha twarabonye, mwa Imana, amakuru y'ineza ko bagiriwe neza nawe. Urakoze Nyiribihe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ciao ciao. Uwiteka Imana abaha umugisha.